natumiye umuntu ngo duhure ahantu tumwe ko afite uganiye business igihe wamutumiye n'igihe wishyura biro automatique ariko hari n'abagabo muhura mugiye guhanira business yahagera kuko ari umugabo akajya kwishyura ariko n'ingihe wagutumiye n'ingihe wishyura ngo yango Scovi ntabwo abagore ubusanzwe bagura nawe bijya bikubaho uyarakubwira ati Scovi ati ntabwo wakwishyura umuntu w'umugore turi kumwe ukumva ari imyumvire nanje nkamaza nise ubu tugiye kwishyura ibitsina byacu hagaseka tuyati n'amafaranga none se yawe nanjye bitaniye ati none ko ningiye guhamagaye wari wabyutse ufite budget yo kuza kwishyura hatoye ngiye wagushakaga ningiye wari wateguye budget kuvuga ngo turakura he basi Scovi ya benshi ntabwo ari ikibazo cy'uko ari basi Scovi ya benshi ahubwo turakura he abagabo bajijutse kugira ngo basi Scovi bagaragare ariko okay kwanza ubwo tugarutse no mu ijambo ry'Imana none uko numva wagera ngo ashaka kuvuguruza ubushake bw'Imana ntabwo tuvuguruza ubushake bw'Imana ubushake bw'Imana niba bwaravuga ko umugore aba mu mahema umugabo akaba mu marembo none ubu ninde uri mu ihema mu nzu ubwo bavugaga mu nzu ninde urimo twese turi he twese turi mu mahema ahubwo hari abagore mu mahema ku irembo oye nukuvuga ngo abagore ba mu mahema abagabo bakaba ku marembo ahubwo ubu byararenze hari n'igihe usanga umugabo yasigaye mu ihema umugore ari ku muhanda n'irembo yarirenze bitewe n'icyo arimo gukora twese turi hanze turimo turashakisha turi mu isi yo gushakisha abandi bakavuga bati se Scovi yakuvuga ibyo ko umuhungu w'umukene niyo habaye ubukwe ari uza gusaba akanakwa ndamwe hari icyo utazi abakobwa batewe agahinda n'umubabaro ahafata amafaranga ye akayaha umugabo we kuko amukunda umugabo akayagarura iwabo ngo amukwe biriya bintu ukubwira umuntu ngo nguriza nkugurire none se kuba umukobwa yatanga ubundi icyo ni ikibazo kubera icyo arinda ajya gufata amafaranga akayaha umugabo ngo aze kugaruka iwabo bigaragara ko yakoye kandi ntayo yari afite wumva hakabaye iki ayagumane bagende gutyo si byo guko babyihorera nibasabe nibyo bita ngo nishimwe batanga impano ni gusaba no gukwa byaberaga mu ruhame ubu nta nka zikiza batubwira ko bakoye ntitubizi niba barakoye hari izo ubona bashoreye njya numva zihumira mu maradiyo sizo ku mashini ni no guhuma ko nta nubwo ari ukwabira zira ntabwo ari ukwabira rwose urumva ko n'ubundi ayo mafaranga tuba tutayabonye ni gute waba w'umukobwa mwicara mukagena igiciro cy'umukobwa wanyu bamukubita urushyi mu gutwi uti unkubitira ute umwana abuzwa n'iki kumukubita ko yamuguze kora nugupfa si ukugura none se kwaza akavuga ati jye nabonye miliyoni umukobwa akaza akabwira umuhungu ati wacu bambwiye ngo nturihingutse data ari 3 ntuzi barimo baradiringa icyo ubwo aha umusore yanteye inda kuva uwo munsi ntiyongeye kunyikoza ndatwita amezi abaye 7 ampa ibihumbi abaye 7 ampa ibihumbi 200 byo kwitegura iminsi iricuma habura ukwezi ampa amazina yo kwita umwana muri kubyumva ndabyara ntiyahagera ariko umunsi ku wundi ariko abaza umwana amezi ateye amakuru yanyu ibintu byose akabibaza nkamubwira se iwacu uzahaza ryari kureba umwana ntiyerega ababyeyi banjye nabo bagomba kukumenya umusore akaryuma ati nzaza imyaka ibaye 5 ariko aramfasha ibyo ashoboye byose mu myaka 2 umwana maze yiga sinzi kwishyura minerivare pe n'ikibazo cyose mutuye aragikemura cyaba icy'umwana cyangwa se ikinyerekeyeho ikindi nigeze kumubwira ko nabonye umugabo arangije ati urahubutse cyane ubwo se ntago wantegereza nuko ariko birantangaza kuko sindumva n'umunsi n'umwe anyereka ko ndi umuntu bazabana twigeze gukundanaho gusa tubona ntibivamo turabireka uyu musore ndamukunda ku buryo no gukunda abandi byananiye uyu musore nzamukorera ikingo aze iwacu nibura babone umuntu twabyaranye muzi nzakora iki ngo numve ko atari we kampara cyangwa se iwabo nta muntu n'umwe uzi ko yabyaye yaba mama we yaba papa we nabo bavukana ati nta muntu n'umwe uzi ko babyaye ati birasekeje ntimunseke ati ukuntu umuntu ahisha umwana yishyurira ibintu byose imyaka 5 muzangire ababyeyi benshi baba bifuza kurera abana bafite ikinyabupfura ndetse n'imico myiza muri rusange hari abatekereza ko ibyo byose bitashoboka umwana utamushyizeho igitsure nta mubyeyi utabikora ariko hari ababikora bakabikabiriza ku buryo akantu kose umwana akoze ahabwa ibihano bikomeye kandi bigira ingaruka ku mwana iyo umubyeyi areze umwana we amushyiraho igitsure muri ubwo buryo akamuha ibihano bikakaye cyane aho kugira ngo agire imico myiza ahubwo bimuhindura umubeshyi n'akantu gato akaba yakabeshya akumva nta kibazo
Abahanga mu mitekerereze ya muntu bavuga ko impamvu abana barezwe n'ababyeyi bagira igitsure gikakaye bahinduka ababeshyi ari uko baba bahabwa ibihano bikakaye mu rwego rwo kubyirinda baca ukubiri n'ukuri kuko aba ari igikoresho cyo kwirwanaho. Ikindi ni amagambo ababyeyi bamwe na bamwe bakunze kubwira abana babo atagira ingaruka zigaragara ako kanya ariko akagira uruhare mu kubatoza kubeshya. Icyo gihe ni kwa kundi umubyeyi abeshya umwana we ngo niwanga kurya igisimba kirakurya, nudakora ibyo nakubwiye ndazana polisi gufunge n'ayandi atandukanye. Nubwo bigaragara nk'amagambo asanzwe, bitera abana kumva ko kubeshya ari uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo. Abahanga bavuga ko indi mpamvu ababyeyi bagira igitsure abana babo bahinduka ababeshyi ari uko mu gihe cyose bavugishije ukuri usanga aho kubumva amuhaye igihano gikomeye hakagira amayeri yo kubeshya kuko iyo abeshye ntibamuvumbure nta bihano ahabwa. Uretse ibyo kandi kurereshwa igitsure bituma abana bumva ko nta bushobozi bafite bwo kwifatira ibyemezo ku buzima bwabo. Kubeshya bigahinduka uburyo bwo kwifatira icyemezo. Igitangaje kandi ubushakashatsi bugaragaza ko kubeshya bisaba ubushobozi bwo gutekereza cyane no gukoresha ubwonko ku buryo bwagutse. Ndetse hari ubushakashatsi bwagaragaje ko abana babeshya neza baba bafite ubwenge bwinshi kurusha bagenzi babo. Ibi ntibivuze ko kubeshya bigomba gutizwa umurindi cyangwa se ari byiza, ahubwo bivuze ko ababyeyi bakwiye kumenya ko uko barushaho kuba abanyagitugu barushaho gutuma abana babo baba abahanga mu kubeshya. Ikindi kandi kugira igitugu kw'ababyeyi bituma iyo abana bamaze gukura bashobora kugira ibibazo by'ihungabana, guhangayika, kutiyizera no kugira imyitwarire yo kurwanya ubuyobozi haba ku ishuri cyangwa se mu kazi. Bashobora kugira ibibazo by'imibanire n'abandi bantu kuko baba baratojwe guhora bihisha. Igisubizo si ukureka abana ngo bakore ibyo bashaka, ahubwo ni ukubaha uburere butuma bumva ko gukora ikosa ari ibintu bisanzwe gusa uba ugomba kuryigiraho kugira ngo ntuzasubire. Ibyiza ni uko ababyeyi ubwabo bagira imyitwarire irangwa n'ukuri kuko abana bigira ku byo babona. Iyo umwana abonye umubyeyi w'inyangamugayo aramwigana. Ikindi ni uko umwana akwiye gushimirwa mu gihe avuze ukuri nubwo byaba byamugiraho ingaruka kuko kumushimira bimwigisha ko kuvuga ukuri ari ikintu cyiza. Umugeni w'imyaka 28 yatawe muri yombi na RIB nyuma yo kujya kwa nyirabukwe gushakisha umugabo we bamaze iminsi 2 bashyingiranywe agahita burirwa irengero. Uyu muryango mushya wavukiye mu karere ka Muhanga, umurenge wa Nyamabuye, akagari ka Gahogo mu mudugudu wa Kamazuru, ugizwe n'umugabo w'imyaka 43 washakanye n'umukobwa bari bamaze iminsi mike bamenyanye. Inkuru y'urugo rutangaje rw'aba bageni yatangiye kuwa 24 Werurwe 2025 ubwo ubukwe bwapfaga. Aba bagombaga gusezerana mu murenge kuwa 27 Werurwe 2025 bagasezerana imbere y'Imana kuwa 29 Werurwe. Uyu mukobwa abonye ubukwe bupfuye kandi yararangije gutumira inshuti n'abavandimwe barimo nabo mu mahanga, yanze ko ibirori bisubikwa maze ashyiraho umukomisiyoneri umushakira umusore bazashyingiranwa vuba. Bidatinze araboneka. Kwa 29 Werurwe 2025 umukobwa n'umusore mushya bakodesheje umupasiteri abasezeranyiriza Rugobagoba mu murenge wa Gacurabwenge mu karere ka Kamonyi. Bivugwa ko impande zombi zitumvikanye neza ku byo gutera akabariro. Umugabo ashaka gukoresha agakingirizo, umukobwa arabyanga. Nyuma y'iminsi 2 ubwo umugeni yaravuye munsi y'urugo asanga umusore yagiye ajyana n'imyenda y'abasore bari bamwambariye mu bukwe. Umugore yahise yabangira ingata ajya kumushakira iwabo mu mujyi wa Muhanga, biteza imvururu mu gace batuyemo kugeza igihe inzego z'umutekano zitabaye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye, Nshimiyimana Jean Claude, yabwigiye ko ubukwe bwabo bageni busa nk'ikinamico kuko nta rwego rwa leta bari babanje gucamo ndetse bwanabereye mu nzu y'umukobwa agamije kujijisha abantu ngo byitwe ko yashyingiwe. Yagize ati: nyuma y'iyo minsi 2 nibwo uwo mukobwa cyangwa se uwo mudamu Aisha yagiye mu mirima yaho ngaho iwabo, agarutse asanga harakinguye, iwe yarebye umugabo aramubura, amuhamagara asanga telefone ntiriho. Ahita aza rero kwa nyirabukwe hano muri Kamazuru nyine Gahogo, yego, aje kureba niba uwo muhungu yaratashye yaragarutse iwabo. Hageze rero kwa nyirabukwe nabo baravuga batahubwo uratwereka aho umwana ari. Nshimiyimana avuga ko mu gushwana kwabo bishoboka ko hari ibyo batumvikanye, ari nayo mpamvu nk'ubuyobozi bahise bashaka guhosha amakimbirane bakajya gucumbikira uyu mugeni kuri RIB kugira ngo habeho no gushakisha uwo musore, igihe yabonekera hakaba ari bwo haboneka ukuri ku bibavugwaho bombi. Yagize ati: twabyinjiyemo nk'ubuyobozi rufata uwo mukecuru washyamiranaga n'uwitwa ko ari umukazana we, hanyuma tubashyikiriza RIB kugira ngo banadufashe tubashe kumenya aho uwo muhungu yaba aherereye. Ubwo rero n'ubundi twatekerezaga ko umuhungu namara kuboneka nibwo twamenya nyirizina ubundi bapfuye iki. Bivugwa ko hari igihembo gitubutse uyu musore yari yemerewe kugira ngo akure mu kimwaro uyu mukobwa,
ndetse bivugwa ko ayo masezerano atubahirijwe neza.